imitima y'abantu bakoreye iki gihugu bagikoreye iki izere ko gasopo mwayibonye kabisa. Iyo ni nayo gasopo ya nyuma dore nyibahereye hano kuri Instagram. Ya nyuma nyibahereye hano kuri Instagram. Nabasigiye byose ngaho ni mubishyire ku murongo, mufashe imfubyi, mufasha abo bana bafite impano, bafite ibihangano bishya, mubafashe. Urabyumva? Mufashe izo mfubyi, mufashe abantu bashonje muri Kigali, imiryango nishyuriraga ubukode. Urumva? Imiryango nafashaga, imiryango nagaburiraga, muyigaburire turebe ko mukorera amafaranga menshi, muyigaburire iyo miryango turebe, mubasure mubagereho. Abanyarwanda ariko namwe mukwiye guhaguruka bano bantu mukabarwanya, mukabahagarika ko ntacyo babarusha, ntago babarusha imbaraga. No ntago babarusha imbaraga. Ejo nuko babwira amabanga abiri cyangwa ibanga rimwe mukabikora, mugahita mubona ukuntu bangara. Bahita bangara kuko bubakiye ku musenyi, nta kintu bariho. Narababwiye ngo turategetse mu izina rya Yesu, ntabwo twategetse mu izina ryanjye, twategetse mu izina rya Yesu. Murangije mugira ngo ni imikino. Sopo ya nyuma nayitanze, bombe ya nyuma nayirekuye, ariko hari andi mabombe hari inyuma, hari andi mabombe aremereye cyane. Amwe yasagutse Hiroshima kabisa, amwe yasagutse. Hari amabombe hari inyuma, hari amabombe. Ariko umuntu wese urimo kuma umuntu bamagara abona ndi live aba yumva bimeze gute? Urumva? Ari inyuma hariyo bombe, mwarakinnye cyane ari inyuma. Nimugakine n'izina ryanjye. Nafashije imiryango myinshi, nagaburiye imiryango myinshi. Narabafashije mwebwe murabizi ko nabafashije. None mwanyituye kunyica, mwanyituye kumfungisha biranga, munyitura kundoga biranga, munyitura kunshyiraho ibiyobyabwenge biranga, munyitura. Mugende mwumva indirimbo yitwa Amashagaga. Natatse kuva kera nkajya sohora indirimbo nkavuga ni basireka mbabwirire mu ndirimbo abanyarwanda bazabyumva. Nkabona namwe ntago murimo kumva. Urumva? Kugeraho ngewe mfata umwanzuro ndavuga ni reka kano gatsiko nkacomoke. Na Yesu umwana w'Imana yarahunze. Ibyo ngibyo mpamuvuga ngo ntago ngo nari nkwiye guhunga. Icyabaha ibyo naciyemo nibwo mwamenya ikintu cyatumye ngewe mpunga igihugu cyanjye, kandi nkagihunga ngikunda, nkagihunga atari uko nyanze cyangwa ngo ngiye kukivuga nabi. No, nkahunga agatsiko k'amabandi kari hari i Kigali, agatsiko k'amabandi kari hari i Kigali kigize indakoreka ngo niko kayoboye showbiz. No kabisa, muhagarike, mugarukiraho mwamenyera izina yago big time. Ndabareka bajya mbaha gasopo nkababwira ni hano harimo amabombe. Hano harimo amabombe, bombe nyinshi cyane. Komeze mukine. Nibeshe gato. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyanjye sha. Shano kubacomoka gutyo kugira ngo ndebe ukuntu mwesura, kuko ngenda umwana w'igihugu, mujye mubyibuka, ngenda umwana w'igihugu. Nabivuze ko ntazigera mvuga igihugu cy'u Rwanda nabi. I will never. That's my country, that's my homeland, that's my home, man. That's my lovely country, yo. Arya ngo abandi barimo barashaka ngo bwene gihonge nimo ndahumba. Igihe cyane cyageze. Ababwiye hano inyuma harimo arabatangiye gusaba imbabazi inbox. Urabyumva? Arabatangiye gusaba imbabazi inbox. Mukomerezaho, ariko hari abo ntari buzihe bagomba kuzajya kuri kamera bakazisaba. Kuko dufite amasasu menshi hano. Tugomba kumena. Umva, you don't know. Aba influencer bakoze ama live menshi bararira. Dumba yakoze live ararira.
shadumba nkajya mbona agahinda kariko nkabona mwese ntago murimo kukumva muramuseka mugira mute ariko igihe kirageze ngo ubwo bukundi mwubatse ubwo butimu mwubatse bw'ubugoryi bw'ubusenzi sana usenyuke numara gusenyuka dukora umuziki mwiza udashishuye dukora umuziki twa creatinze dushyigikirane maze murebe ngo harashya ariko ubundi mwabajene muzi ko tugeze mu gihe cyo gushyira hamwe mwebwe hari mubizi ngirira next nabo nyanumva ibintu bisubiye mu ndirimbo zakozwe zana mwereka umuziki n'ikinira umuziki nayo mbashaka kwiyumvira urumva abasaza urumva mureke dushyire hamwe ariko mwibaze uyu munsi ngewe aba bloggers bose aba influencers bose aba promoters bose turimo gukora neza nabahamayide kuko murabizi harayo nabahaye nabahamayide mugatwika ariko muhora mu bintu bimwe ibaza ariko abantu bashaka kumara ukwezi bavumba umuntu umwe ubu se ndiki nakoze iki cyatuma mumvugo ukwezi kose ariko kubera ko muri week nta makuru mufite ntago muzi creatinga mwagombye kubyuka mu gitondo mukajya mu mujyi wa Kigali mugashaka amakuru mugashaka abantu bagize neza bakoreye abantu cyiza mukabagirira neza mukambika abantu mukagaburira abantu ariko sibyo murabikozwa ko hari ibindi mwibereyemo ko mushaka ngo kurangiza yabo murabura gufasha imfubyi n'abapfakazi abababaye abagize gute murimo murarwanya yago muramurwanya muramushaka ubu mwaretse nkabafasha ubundi nabafashije imyaka ingahe yose ariko ubwo murishoba ko nta kindi cyorezo kizaza mukanyenerara murishoba n'abahanzi murishoba ko nta kindi cyorezo kizaza mukanyenera ko umamubona bizarangiriraho nta handi hantu munkeneye sha muzankenera we reka mbibamenyeshe muzankenera shahu muzankenera kandi noneho kunkenera kwanyu ababwiye ngo hano inyuma harimo bombe hagire noneho hagire uweguka ze avuge ngo iki hagire uzaze aze hano inyuma harimo bombe ndabibasubiriramo nabarekeye umurwa icyo kintu mukitondere cyane icyo kintu muze kucyitondera cyane kuba nabarekeye umurwa muze kucyitondera cyane kuko nimungendaho cyane muraza guhomba ibintu byinshi murahomba ibintu byinshi kuko icyambere mwamaze guhomba abantu mwabeshya imyaka myinshi mu izina rya Yesu abo bantu bose babakurikiranye mubabeshya mubahimba mwamaze kubahomba kuko mwihishe mu ruhu rw'intama muri ingwe muri babi cyane umuntu yavuga mugahita muvuga ngo aririza ngo buranga arashaka attention bro kuva ndi n'umwana nta muntu n'umwe mu bantu banzi ntago nigize chasing a cloud mu buzima bwanjye and I will never chase clouds mweru nzawita umweru mukara nzawita umukara urumva cyewe nagize ubuzima bwa hano ku isi bunyigisha byinshi urumva uyu munsi rero nta kintu wazumbwira narabafashije mwese murabizi narabagaburiye mwese abagezeho 2020 mwese ntago muzi ibintu nabakoreye ariko sabo nafashe ntago mubizi ko aribo bafashe ya mbere kugira ngo barangize ubuzima bwanjye babushyire mu kaga nimubizi nimubabona abo bahanzi bose hari n'umwe bose sinabafashije 2020 inde ntagezeho abo bana bose ubwo bwana bwirwa buceza cloud aho ngaho i Kigali bwirwa bubeshya abantu ngo burarenze mufite iki mwashikuye amaboko mugakora mukareka mukava mu bigare murimo ibyo bigare murimo n'uwo mwana yitwa Chris izi ni gute top shata ni gute general mutumira mu gitaramo yarangiza akanga kuza kuririmba mwahiza mukabigira nk'ibintu bisanzwe umwana nkamutumira mu gitaramo yarangiza akanga kuza kuririmba mukabigira nk'ibintu bisanzwe mukumva ngo ni ibintu bisanzwe uwo mwana uwo nguwo no abo bana indiri nihagira umwana umenyera muri abo ngabo zakora urutonde rw'indirimbo zabo zose ngeshyiraho naho bagiye bazikura kuko barabizi ko indirimbo zabo zose ari ni gutya
niba izi ntoki ari OG, hari izindi ntoki ziri hano gutya. Izi ntoki niba ari OG zimeze gutya, hari izindi ntoki nazo ziri hano zimeze gutya. Gutya. Nk'uwo mwana w'imyaka 20 n'ingahe ashutswe na hit imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu, reka tubyemere izo hit arazifite, ariko akwiye kumenyera uwo mupeti nahaye ikiganiro bwa mbere aribwo bwa mbere abonye ikiganiro musanze habora inyuma mu miduha, niba ari mu miduha inyuma iriya, nkamuha ikiganiro arimo, ariko nkamutumira mu gitaramo cyane kubera hit zingahe ngamaze gukora, nabwo ashishura ahantu nabibazanira ibishishwa byabo, bahize bakagenda bakora inama bavuga ngo Yago arajwigira ngo Yago nagazi kuririmba. Mwabana mwe, mfite amabombe hano inyuma, mushyire hasi n'abamaneja banyu, mushyire hasi abamaneja banyu b'ubufu sana, ba fake sana, bafite ibirego byinshi, bambura abantu bagize gute. Hano inyuma bombe za danje, bombe za danje kabisa. Ntimuzakine, narabibabwiye ndababwira, nyabuneka mukire hasi, mugende gake barabashuka, abandi mugende gake barakomeza barabashuka, abandi mugende gake barakomeza barabashuka. Mugende mujye kumva ikiganiro, urumva muramenye ukuri kose kwabo bajene bishyize hamwe ngo bashyire hasi izina Yago, ngo bakubitire mu gafuka ngo bandangize, baneza amarozi kenshi, ariko nawe babwiye ko amarozi yanyaza, agasanga nambaye igitinyiro cy'umwami Yesu Kristo, agahita yiruka. Ahubwo abapfumu banyu bari wiki. Akaza abapfumu banyu baroga gute man? Bakabarya udufaranga twanyu. Mwamubona, hold on, mwamubona. Niko ubwo ako mamona top shata gogo. Mamona top shata ruburozi bwamfata. Mamona ari amarozi koko ngiyewe yamfata. Ngaho ngo barajyana umusatsi ngo bogisa. Ako mamubona koko. Kasuku kamushimire man. Kasuku yamaze kwisubiraho, Kasuku ameze neza. Kasuku ameze neza, Kasuku naga kiri mu murongo wo kurwanya abajene. Oya. Kasuku ameze neza, Kasuku. Maximum respect. Big shout out to you man. Kasuku, big shout out to you man. Kasuku hari ijambo yavuze mu kiganiro sinzi igihe yagikoreye, ariko Kasuku hari ikiganiro yavuzemo aya magambo ngiye kubabwira. Kasuku yaravuze ngo amarozi ngo yemera ngo nayo bashaka kuba mu biryo, ariko ngo nta marozi bashaka kukohereza ngagufata. Kabisa Kasuku, umuntu wese wizera Yesu Kristo kabisa, nahise icyo kiganiro wakoze nyine nahise mbona ko uzimana, kandi Imana iguhumugisha Kasuku, Imana iguhumugisha kabisa. Ntago umuntu wese wizera umwami Yesu Kristo ajya afatwa n'amarozi. Ibyo ni ukubabeshya man. Kereka iyo utamwizera byanyabye. Yesu arakora. Aha. Hari abaririmba inubaha cyane nkunda, Chance na Ben baririmba indirimbo ngo Yesu arakora. Nkunda no kwipostinga by the way. Yesu arakora fo. Yesu. Aha. Kambaraburi. Muzina Yesu harimo imbaraga. Kumwambye yo turivuze ngo n'ibintu byabo bisubira inyuma. Babisubira inyuma pe. Niko abarozi banyu ko bari wibi. Nanjye koko bananire. Ariko bani sinababwiye mbere ngo tubarusha ibintu byinshi. Tubarushe ibintu byinshi. Tunabarushe kuba dusiramuye koko. Ako kare biga nibaza koko tubarushe byinshi. Oya
tubarushe tubarushe byinshi man, tunabarushe kwisiramuza kuko kandi baravuze ngo turi abaturage, ngo turi abakonyine, nongeye ngo ndi umukonyine koko, nanjye koko utari umwisilamu koko nkurushe no yala. Imana bagirire neza kweli, Imana bagirire neza. Abayisilamu mwese hano muri ngiye kabisa, mumbabare kuba nara umuyisilamu yangu wahawe izina kajya sebye idini, mumbabare kabisa, mumbabarire kuba naravuze ku muntu bitandukanyije cyane n'idini rikabijyamo, mumbabarire pe. Ariko nari nabivuze mbere, nuriya muntu ashaka man asebye idini ya Islam, nabivuze anirira utwungu cenge twanjye. Ubungubu ntari bura bavuga ko ibimogi byanyishe. Aha nari bitativuga muge ko ari ibimogi, ariko babwiza ukuri, tubaho kuri mwitoranyirizo. Dumba ariko ntago ndimo kumubona, ndabona mwakomeje kumusaba ariko ntago ndimo kumubona. Dumba ntago ndimo kumubona. Kandi ikindi ngiye nari nsoje ibyo nashaka kubabwira, mukomerezaho ibintu murimo gukora, muzane amavideo y'ibyiza twakoze muyabahe, muzane n'amavideo y'ibibi bavuze n'ibibi bakoze nayo muyabazanire, muyabereke uko birahari, hanyuma tubalance, hanyuma igihugu kirabalansa, kirebe niba koko hari umumaro twari dufitiye igihugu cyangwa se bari aribo bafitiye umumaro igihugu. Yewe mumenye ko nta gihugu nahunze agatsiko k'abantu bishyize hamwe ngo barangize ubuzima bwanjye ngo banyice, mpitamo kwandurura amagara yanjye aho kuva mu buzima wava mu barozi. Ndabakunda cyane my Instagram family, I love you so much, may God bless you, mukomeze mugende muhatane.